uramutse utewe inda ikavamo abana 10 bose ukabatwitira icyarimwe, inda yawe ishobora kubyimba igakwiduka ku buryo ingana nk'umupira munini cyane bakinira ku mucanga uri beach. Indani muri wowe abana bashobora gupima hafi amapaundi 6 y'uburemere, ibiro hafi 7 niba bitanarenga. Wajya ugendana uburemere nk'ubungubu mu nda hawe nk'umubyeyi. Ingobyi abana baba barimo izongeraho andi mapaundi 10 y'uburemere. Uzakenera gukora amaraso angana mu ngano inshuro z'ubwikube 10 kurenza ayo usanzwe ukora mu buzima busanzwe. Ibi nibyo byonyine byazagufasha gutuma abana bawe bakomeza kubaho. Uzisanga ukwiye kujya nibura urya hagati y'imigati minini ya rutura 17 kugira ubone imbaraga nyazo umubiri ukeneye. Mu gihe cyo kubyara abana bawe bashobora kuzisanga bari kunigwa n'umura cyangwa se n'imira ibahuza na nyina iyo bari mu nda. Mbese ahantu wabyariye hashobora kwisanga hahindutse umwanda cyane, aho ni mu bitaro cyangwa se ahandi hantu hose byabera. Gusa ibi ngibi byumvikana nk'ibidashoboka, nyamara ibi ntaho bitandukanye n'ibiherutse kuba muri Mali hano hirya muri Afurika mu mwaka wa 2021. Umubyeyi witwa Halima Cissé bivuga ko yabyaye abana 9 bose icyarimwe. Uyu yaciye agahigo ku isi anandikwa muri Guinness Record. Ibi bintu uyu mugore yaba yarabigeze hate? Nitwa Samuel Mugisha. Tutarakomeza inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35 biringa byaradukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu dukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo kora subscribe twikomereze, kuko turi mu Montagne Rwanda. We dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo ukoze subscribe uyu munsi. Halima Cissé muri Mali, umugabo we bamwita Abdelkader Albi. Nguyu umugore wa mbere wabyaye abana 9 icyarimwe, abatwisa amezi 9 icyarimwe bakabaho. Ku isi yose abana 5 b'abakobwa n'abandi bana 4 b'abahungu. Ubwo yajyaga kubyara hari mu kwa gatanu tariki 4 mu 2021, iki gihe byasabye ko bamubaga. Kugira ibi byose bishoboke mu bitaro bya Ain-Borja Clinique muri Casablanca muri Morocco, leta ubwayo ya Mali byasabye ko imutegera itike y'indege ngo ajye guhura n'umuganga w'inzobere muri iki gihugu. Bihita bituma twibaza aho uba wowe mu gihugu bamo wabasha kurokoka ubu bwoko bw'urubyaro. Uyu mugore byabanje gutekerezwa ko yari atwite abana 7 bitewe n'isuzuma ry'abaganga mu gihugu akomokamo muri Mali. Abana 9 bose bavutse igihe kitageze ku byumweru 30 byonyine. Bisa naho umubiri we wari unaniwe iki gihe. Abana b'impanga bapimaga grame 500 n'ikiro kimwe buri mwana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho haheruka kugaragara umugore wabyaye abana benshi ku munsi umwe ku rubyaro cyangwa se urubyaro rumwe. Nadia Suleiman, abamuzi bamwita Octomame, yabaye cyangwa se yabyaye abana 8 icyarimwe mu mwaka wa 2009. Bigenda gute ngo umugore abyare abana 9? Bigenda gute ngo umugabo akora aya mabara? Haba hari ubwoko bw'abagabo badasanzwe? Reka tubyinjiremo. Decaplete ni ubwoko bw'urubyaro abana bagera ku 10 bose bavukira icyarimwe. Ibi bibaho binyuze mu buryo n'ubundi umubiri busanzwe ukoresha cyangwa se uremamo impanga cyangwa se impanga z'abana 3 cyangwa se 2. Kubyara abana 10 icyarimwe biragoye ko byabaho uko byiboneye binyuze mu buryo kamere bwo kwibaruka. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo bahuye gusa, ariko nanone ku bantu bakoresha uburyo bugezweho mu gukangura imibiri yabo cyangwa se imibiri yabo kugira ngo bibaruke, nko ku bantu babuze urubyaro, ibi hari igihe bibayeho cyane. Gusa mbere ya byose kugira twumve uko bigenda, dukeneye kumva inzira ebyiri zibanze zishobora gutuma umubyeyi abyara umwana urenze umwe, bikaba byatuma umuntu yisanga yatwise abana 10 icyarimwe. Fraternal formation polyzygotic. Ubwo buryo bwa mbere bushoboka, umubyeyi biba bisaba ko asama hakoreshejwe uburyo butari kamere, ibizwe nka fertility assistance. Iki gihe abana bose bavuka badasa na gato. Uko bigenda mu gihe cy'ibihe by'umugore, umubiri we urekura amagi menshi cyane, ni ukuvuga intangangore nyinshi cyane. Buri gi ryarekuwe rikisanga rigomba guhura n'intangangabo yaryo, intangangabo 10. Icyo bibyara n'abana badahuye na gato bazavukira icyarimwe.
Buri mwana aba yihariye ukwe, buri mwana aba n'inungo byiye mu nda ya nyina, buri mwana aba abayeho ukwe mu nda ya nyina. Dore zimwe mu mpamvu zatera ibi bintu. Amahirwe menshi yo kubaho kw'ibi ashobora kukubaho ku mpamvu nyinshi. Iyo ukoresha ibinini cyangwa se imiti yongera urubyaro, gonadotropine, iyi miti akenshi ikoreshwa mu gutuma abagore barekura amagi menshi nk'igihe babuze urubyaro. Ibi ishobora gukoreshwa rimwe mu gukoresha iyi miti. Igisubizo umubiri utanga hari igihe kiba kitari icyo kwihanganirwa, amagi menshi y'uburumbuke, ubundi umugore agasama abana benshi kakahava icyarimwe, noneho bikaba ari ibindi. Hari n'abafata kubwo impamvu yo kongera amahirwe yo gusama bakitera amagi menshi cyane yamaze guhuzwa n'intangangabo bikorewe hanze ya nyababyeyi. Icyo bakora, kubera ko uba utazi irizaruba n'irizera, upfa kwitera amagi menshi nk'umugore wabuze urubyaro nyine. Ubundi rimwe na rimwe hari ubwo abana 10 bose bavutse iki gihe ubatwitiye icyarimwe. Nubwo uyu munsi amategeko ahari adashishikariza ubu buryo bwo gusama no gushaka amahirwe yo kongera urubyaro cyangwa se amahirwe byo kongera urubyaro, kubyara bitewe no kwirinda ingaruka bijyana nk'izi, abantu barabikora. Hari nubwo bibaye byakugwiririye. Ubu ni ubundi buryo umugore ashobora kubyara abana bagera ku 10. Bamwe mu bantu usanga bafite imiterere y'imibiri kamere yabo bakomora ku babyeyi babo. Abo ni ababyeyi cyangwa se abagore ku buryo imibiri yabo bateye ku buryo imibiri yabo iba ishobora kurekura amagi menshi arenze rimwe mu gihe cy'uburumbuke. Ubwo bwoko bw'imiterere bunongera amahirwe yo kuba umuntu yaba umwe mu bakunda kubyara impanga. Gusa nanone ntabwo bisanzwe kuba wakora amagi 10 yose mazima yiteguye kuvamo cyangwa se kuzavamo umwana ubaye uri umugore. Ikindi ni uko bivuga ko abagore bakuru bari hejuru y'imyaka 35 aba nabo baba bafite amahirwe menshi yo kubyara umubare nk'uyu w'abana kubera ihindagurika ry'imisemburo y'uburumbuke ikunze kubagaragaraho. Hari nubwo abana bavuka ari impanga basa bose uko ari 10 bakaza basa. Iki gihe nubwo bidakunze kubaho, igi rimwe ryavuye mu rusoro ryigabanya inshuro nyinshi mu mugore, ubundi abana bakavuka ari 10. Uko bigenda, ubusanzwe igi rimwe ry'umugore ribangurirwa n'intangangabo imwe nyuma yo guhuza ibitsina y'umugabo. Iyo irigi rimwe ryigabanyijemo kabiri rigakora undi mwana, tuvuga impanga zapfuse zisa. Iyo irigi rimwe ryigabanyijemo kabiri rigakora undi mwana, tuvuga ko impanga zavutse zisa. Iyo rikoze ukwigabanya kurenze kumwe, ubwo havuka abana bangana n'ukwigabanya kwabayeho kwaryo. Abana bavuka bafite ibibaranga by'ubuzima bimwe, ADN, ndetse n'igitsina kimwe. Kugira ubyara abana 10 nk'aba bizagusaba ko urusoro rwawe nyuma y'ihura ry'intanga muri wowe rwigabanya inshuro 10 rukora umwana wihariye ukwe. Hari nubwo habanza kwigabanya rugakora inshuro 3 nazo zigenda zigabanya kugeza zikoze abana cyangwa se insuri 10 zizavamo abana ukwabo. Hari nubwo bibanza ko umugore arekura amagi 6, aya ari nayo abangurirwa agakora impanga zidasa. Ubwo igi rimwe muri aya 6 naryo rikazigabanya rikora abandi bana 5 naryo ririmo, tukaba dufite abana 10. Abana 10 kubabyara byaba ari amahirwe atabaho, nubwo byagiye byumvikana mu makuru kenshi. Gusa gihamya n'imwe kuri aya makuru ko byabayeho koko yagiye bingora abahizi kuyibona. Ibi ni bimwe mu bibazo ndetse n'ibisubizo mu by'uri kwibaza nonaha aho tugeze muri iki kiganiro. Ese kubyara abana 10 birashoboka icyarimwe? Biragoye cyane, gusa mu magambo no mu nkuru biravugwa. Kandi n'ubwoko bw'urubyaro bufite ibintu byinshi by'ingaruka mbi haba ku bana na nyina igihe byabayeho. Akenshi bibaho iyo hakoreshejwe imiti yo kuzamura uburumbuke. Ni ryari ibi bintu byavuzwe? Hari hehe? Byaravuzwe ariko ntibyemezwa. Mu kwa gatandatu mu mwaka wa 2021, umubyeyi wo muri Afurika y'Epfo, Goziame Tamara Sitole, yavuze ko yabyaye abana 10 icyarimwe. Amakuru yaragiye yuzura hose, yamara mu nyuma umuyobozi w'intara ya Gutenge ibi yarabihakanye, avuga ko uwo mugore ibizamini bya muganga bigaragaza ko atanigeze anatwita. ahubwo uyu munsi kubyara impanga byariyongereye cyane mu bagore batwita kubera ko ikoreshwa ry'imisemburo n'imiti ibafasha kugenzura uburumbuke nabo bayikoresha cyane. Nubwo bimeze gutyo, mu mateka hari imico imwe n'imwe aho kubyara impanga byafatwaga nk'ikintu kibi. Bamwe babifata nk'amahirwe, abandi babifata nk'umwaku. Nk'urugero, mu bantu bo mu bwoko bw'Abayoruba,
bemeraga ko kubyara impanga byongera amahirwe bigatuma unaba umukire. Wowe mu muco w'ahantu uba kubyara impanga byaba bifatwa gute? Witwandikire muri comment. Mwakoze kutwumva. Turi mu Mutangi Rwanda ni igicumbukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe niba utari warayikoze. Naho ubutaha.